wowe ukiha agaciro ku buryo ubaho uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'igiciro kinini mu maso ya wa musore muvugana, mu maso ya wa mukobwa, mu maso y'abakuru, mu maso y'abato, mu maso y'igihugu no mu maso y'itorero, gukoresha ibyo ashaka. Ariko ni wifata nk'umunyabwenge azajya ajya kukubwira ijambo yaritinzeho, yarikoreye ubugororangingo, kuko yabonye kuri umunyabwenge. Kandi nabona uri kabwera azajya gukoresha iby'abakabwera. Muri make ugomba kwiha agaciro imbere y'umusore, wa musore we nawe ukwiye kwiha agaciro imbere y'umukobwa. Guhamagara ati sheri ndashaka kabizo, ugahita ufatiraho ugatega moto ukanikopesha abamotari ngo ugiye gutanga kabizo. Burya rero iyo umusore iyo agushatse isaha n'isaha akakubona ahita avuga tumva iyi nibiri hanze, uyu nguyu ntiyambera umugore. Ntago yo yambera umugore, agahita agusupima agakomeza akakubeshya kugira ngo akomeze akuryeho umunyenga, ajya gufatiraho furi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje rero mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko. Tegura Ejo Rubyiruko ni ikiganiro aho ngenda ngira inama urubyiruko zigenda zitandukanye, urubyiruko rukiri rutoya, urubyiruko rugeze igihe cyo gushaka. Uyu munsi ni nabwo ndi bwibandeho. Rero nizere ko muguwe neza mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko. Twagiye tubivuganaho rero mbabwira yuko gutegura imbere hawe ari wowe ugomba kuhitegurira. Nababwiye ko imbere hawe nta wundi uhagufitiye, ntago ari mama cyangwa papa ndetse na za nshuti zawe. Twasanze imbere hawe ari wowe uhibikiye. Dusanga rero imbere yawe iyo uhishe nta wundi muntu ushobora kuhagukiriza. Imbere hawe iyo hateguye neza nta kibazo ugomba kugira. Niyo mpamvu rero imbere yawe urahafite, ujye uhacunga. Hanyuma muri uyu mwanya ndifuza tugende tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, tugenda tureba ikintu gishobora kukugirira umumaro. Ariko mbanje kubasuhuza urubyiruko rwose aho muri. Hari urubyiruko ruri mu ishuri, hari abiga babayo, hari abiga bataha, hari abarangije kwiga, hari abarindiriye akazi, hari n'abagakora. Turabashuhuje, muri abantu bakomeye mukwiye kwitabwaho n'igihugu ndetse n'itorero. Ni mwebwe bashumba n'abapasiteri b'ejo hazaza, ni mwebwe abavuga butumwa Imana ifite, ni mwebwe basirikare n'abapolisi, ni mwebwe abaganga, muri abadiregiteri, muri n'abadogiteri, muri abaperezida, muri abantu bazicara mu myanya ikomeye. Niyo mpamvu mukwiye gucungira umutekano ubuzima bwanyu kugira ngo icyo uzaba cyo utangire ugiharanire ukiri mutoya. Muri aka kanya rero nifuje ko tuganira ku kintu bita uyu munsi ndashaka ko tuganira ikintu bita kwiha agaciro. Kwiha agaciro, wowe ukiha agaciro ku buryo ubaho uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'igiciro kinini mu maso ya wa musore muvugana, mu maso ya wa mukobwa, mu maso y'abakuru, mu maso y'abato, mu maso y'igihugu no mu maso y'itorero. Ikintu bita kwiha agaciro kiri mu bintu bya mbere ndetse by'ingenzi bishobora kujya bikuramira ugeze mu bihe bikomeye. Ni kwiha agaciro ni ibintu bishobora kujya bigufungurira imiryango. Kwiha agaciro ni ibintu bishobora kuzakwicaza ku ntebe ikomeye, kandi iyo wihaye agaciro nta muntu n'umwe utakaguha. Ariko iyo witesheje agaciro nta muntu n'umwe utagutesha agaciro. Rero ndashaka ko tuganira ku kintu bita kwiha agaciro. Ariko se ni ukwiha agaciro he? Ahantu ushaka kwibanda mu kwiha agaciro ni ukwiha agaciro imbere y'umusore uri umukobwa, ukiha agaciro imbere y'umukobwa uri umusore. Narabigenzuye kandi mbikorera ubushakashatsi, sanga abakobwa n'abasore bagomba kwiha agaciro. Nimba uri kumwe n'umusore, nimba uri kumwe n'umusore, wowe mukobwa ugomba kwiha agaciro. Nutiha agaciro umusore azaguha agaciro bitewe nako wihaye. Niwigira biri hanze azajya gufata nka biri hanze agukoresha ibyo ashaka. Ariko niwifata nk'umunyabwenge azajya ajya kukubwira ijambo yaritinzeho, yarikoreye ubugororangingo, kuko yabonye kuri umunyabwenge. Kandi nabona uri kabwera azajya gukoresha iby'abakabwera.
muri make ugomba kwiha agaciro imbere y'umusore, wa musore we nawe ukwiye kwiha agaciro imbere y'umukobwa. Kwiha agaciro niryo jambo tugiye guhugura urubyiruko muri aka kanya. Kandi impamvu nshaka kukubwira ngo kwiha agaciro birakenewe, kuko iyo ikintu gifite agaciro ubundi kirakenerwa. Ikintu uzagende uzitegereza urebe, ubundi imari ihenze ihera mu iduka, ikunda gutinda, ariko aho isohokeye mu iduka ibihenze nyine. Ariko uzarebe bimwe bya make, ni ibintu nyine ugura kandi wanabigura nyine kuko ari ibya make, ubundi ibya make bipfa ubusa nyine. Nuko rero imari ihenze itinda mu iduka. Naje kwitegereza sanga kwiha agaciro ni kimwe mu bintu bizakugirira umumaro mu busore bwawe no mu bukumi bw'isuku iwabo. Ntamenya amasaha yo gufasha ababyeyi nayo guteretana na sheri, ahubwo amasaha yose ukayaha sheri. Yakujyana uri umugore akavuga ngo mfite umugore. Ugomba kugira amasaha yo gucatinga, ukagira nayo kwiga, ukagira nayo gukora akazi ko mu rugo, ukagira ibintu byose ukabishyira kuri gahunda. Ni gute uhera mu gitondo uteretana ukageza umugoroba? Iminota waburiye Imana, amasaha waburiye Imana. Hari igihe usanga urubyiruko ngo rwabuze amaturo ariko akabona ya miti. Umuntu akabura ituro ryo mu rusengero, akabura ubwitange bwo muri korari, ariko akabona mega z'igihumbi z'ukwezi cyangwa z'icyumweru bitewe n'uko umuntu agura. Kwiha agaciro, ntukigire nk'ikigage cyasabagiye aho umuntu wese agushatse akakubona. Sheri wakifotoye ukanyereka amaguru, erega ukabura yikubise urayamweretse. Sheri wakifotoye ukanyereka uko uteye kwaje, erega ukaba ni ukuri kose nasuve. Ukifotora nasuve ukagira ukoherereza umusore, kandi we ntashobora kwifotora na boxa ngo akwereke. Maze yajya kurambagiza turiya uriya sinamugira umugore, nta kigenda n'ibiri hanze. Uzibizama abasore birirwa babakoresha mugatsindwa. Ibintu byose burya abasore bakubwira uburi mu kizami. Iyo akwatse ukamwima, iyo akwatse akabizu ntukamuye, iyo agupimye akabona uriseriye, sha haricara akavuga ati ntabanye n'uriye. Wapi? Ura mukobwa ni umukobwa w'umutima. Yaguhamagara, sheri ndashaka ko tuvugana. Okay, unyihanganire, hari ibintu mama yambwiye gukora, aya masaha nayo gukora isuku, cyangwa turimo turafura mu rugo, cyangwa ntekeye ababyeyi ndimo gukora isuku. Ibintu nk'ibyo ntagufate, ntagufatira aho akuboneye. Wowe se ko iyo umushatse umubo, ni gute umuntu agira abantu 40, abakobwa 40 akabura uwo babana, ahubwo agashyira icyifuzo imbere y'Imana? Mana ndashaka umugeni, Mana umugore. Imana iguha umugore kandi ufite abakobwa ubwira ko bakunda. Hari nabo beshya ngo uzashyira mu rugo. Iyo umukobwa umaze kumubwira ko uzamujyana mu rugo, umutima wuba wawuranguye. Yo mpamvu bamwe bagira intege nkeya kuguhakanira bikanga, direka mwihere n'ubundi ni umugabo wanjye. Burya ni nayo mpamvu namwe mwabasore mwe mubimenye. Niyo mpamvu ari igihe uzabwira Imana ngo nkeneye kuba umugabo, Imana ikavuga iti ariko suraba umugabo kangahe ko abaye umugabo kera. Ko ibintu by'abagabo wabikoze kera ukaba warabaye umugabo, ko wabyihaye uragira ngo nguhiki, ikakureka ukirwariza. Kandi burya uko ugenda ubabaza imitima y'abakobwa niko nawe mu mutima wawe uzababara umunsi umwe. Kandi noneho wababaje abakobwa bangahe, wowe Imana izafata umubabaro wababaje abakobwa 40 iwushyire mu mukobwa umwe, aguhagama kubabaze, ku buryo Imana izishyurira abakobwa bose wabeshye. Imana ibatabare rubyiruko, mumenye kwiha agaciro. Mumenye kwiha agaciro imbere y'abasore, mumenye kwiha agaciro imbere y'abakobwa. Wiha agaciro nawe ubwawe, ubimari riko, ubifeza, ubizahabu. Ntube urwagwa rwasabagere, ntube ikigage, ntube kambuca. Ubu umuntu uhenze kandi wihagarareho. Ibyo kuvuga ngo umusore nimuhakanira zanyanga, nakwanga se Imana yaremye abasore bake muri iki gihugu? Ubundi se ko zanakwanga wanamuhaye. Ugende rero sha abasore bagira n'amayeri. Reka mbabwira, Imana ibaha ubwenge mw'abakobwa mwe. Hagira n'amayeri rwose, ari n'umurokore akakubwira ati none se umpaye hari icyo ko n'ubundi uri umugore wanjye, muri abanyamitwe. Ni umugore wawe se mwagiye gusezeranira.
hari imbere ya leta ntaho mwasezeranye, hari imbere y'itorero ntihahari, undi nawe uyu mugabo wanjye nyerega no muri telefone akandikamo ngo umugabo wamuhawe nande, buretse amare kukurunguruka areba ahantu hose, narangiza uhita umera nk'umwenda ushaje agukuremo akujugunye. Kwiha agaciro bundi bakumenyera nkandi. Ni gute umuntu atagira isaha yo kuguhamagariraho? Ni gute umuntu akumenyera? Ni gute umuntu akumenya uri umukobwa, hakamenya uko amaguru ateye, akamenya uko amatako ateye, hakamenya utuntu twose, hari n'ibyo uzamwereka ahitagaya, avuga ati hari n'ibyo atujuje, ntabwo yujuje ubuziranenge, akubenge rwihishwa, ariko avuga ati ntacyo nzamugira uwo gukorana, ajya amara stress. Nishaka kwivura umwaka umuhamagare, nishaka kwikiza imisonga muhamagare, nishaka kuruhuka muhamagare, akugira itorosho yakugira umwanda. Arindi kuvuga ikintu bita kwiha agaciro. Ni gute umuntu w'umukobwa aba afite abasore nka 30 bose bamubwira ngo baramukunda, ariko igihe cyo guhitamo uwo babana akabura n'umwe yabana nawe, akabwira Imana ngo Mana uzampitiremo, nuko nta n'umwe afite muri abo ngabo wigeze apika umutima we. Ababona bose nabamusaba ngo turyamane, ababona nabamukabakaba ku mabere, ababona nabamwigisha uburara no kubeshya, ababona nabamubwira bati ningutera inda nzajya kukagukuriramo, hari akanini umire rwose akana kagahobokamo, yego shenge. Abo bana mwirirwa mukuramo hari igihe muzakenera kubabyara mu baburi, kandi burya abantu bagira ubushobozi bwo kwica ariko bwo kurema ntabwo bagira. Uzarebe isi ifite ibisasu birimbura isi, ariko kubaka isi ntibajya babishobora. Hashobora kumena amaraso y'abantu bagapfa bagashira, ariko igiteye ubwoba ntabwo ashobora kuzuramo n'umwe. Nta nubwo ashobora gufata umuntu ngo amubumba avemo ari umuntu. Kwica barabizi ariko ntibazi kurema. Haritegereza akavuga turi umusore se yambera umugabo gute, kandi abafite ibintu ari gushingiraho, abona yuko utavamo umugabo. Niyo mpamvu rero azagira icyifuzo ati Mana wanyubakiye urugo ukampa umugabo. Arimo araka umugabo kandi afite abasore 30 bateretana, birirwa bohererezanya imitima, birirwa bohererezanya ububizu, birirwa bavugana buri kanya, ati nkubuze napfa ejo. Kwiha agaciro. Ugomba kwiha agaciro imbere y'umukobwa, ukiha agaciro imbere y'umukobwa w'inshuti yawe, ukiha agaciro. Pondi ni ngombwa ngo zirandwara zanyuze imwe na buri wese. Uzi kugira ngo umuntu aba ari umusore afite abakobwa 30 bose bazi ubusa bwe, bose bamuzi uko ateye, si ubwundi uri igiti. Ikimasa cya segiteri, arya ari segiteri, ifizi y'akarere niko babita, ifizi z'akarere. Baba data we, wajye wiha agaciro. Mana niba tabare mwige kwiha agaciro, wiha agaciro imbere y'inkumi, wiha agaciro imbere y'umusore. Maze rero wicare ngo ubukwe bwarapfuye se ahubwo ntibwapfuye kera. Burya ubukwe bwawe bwapfaga igihe wambaraga ubusa, ubukwe bwawe bwapfuye igihe bagusomaga uko babishaka, ubukwe bwawe bwapfuye igihe birwaga bagukabakaba umeze nka voka bari kumva ko ihiye, ubukwe bwawe bwapfuye igihe bagusomaga buri kanya umeze nkaho ari inzoga bari gusogongera, ubukwe bwawe bwapfuye igihe wigiraga umunyantege nke, uko bwije nuko bukese umuntu abura n'intege koko. Buri munsi umunyantege nke nta na rimwe wanatsinda. Ni mwimarapfa. Burya ntago bapfa, niko babaye inama yari y'abasore. Ceri wampaye ko ndi bupfa, wajya umubwira ariko utipfa baguhambi. Ubundi se ko wanga kwapfa akaba ari wowe yica. Ndifuza ko dusoza. Wanga kwapfa akaba ari wowe yica, kandi burya nta napfa.
burya hari igihe abikubwira nimugoroba ngo ari bupfe, ni mu gitondo hari uwo yabibwiye ngo ari bupfe. Hari n'igihe burya saa 8 hari uwo aba yabibwiye ati nutaza kundeba ndapfa. Tugiye gusenga. Mukobwa, Imana iguye kugira agaciro. Uko ubasha kurinda uruhu rwawe uba ari nako ubasha kurinda amanuza, uba ari ko urinda ubusugi bwawe, ubukobwa bwawe. Uko urinda imboni z'ijisho uba ari kurinda ya mari. Hakose mbabarira umbwiza uko umugabo uzagushaka. Ibaza umusore uzagushaka yazagenda agira ngo watwaye umukobwa yazajya agasanga uri mama. Urengeje n'abamama ahubwo ubyarira muri toilette muri abahanga. Hari n'ibihungu bigura ibinini biha abakobwa akanini ngo banywa mbere yuko basambana, ariko nimwe mutuma agapfukamunwa katatuvaho. Yego asanga umuhungu n'urushwakumye afite amapaki y'ibinini, uwasambanyije amuha akanini, uwasambanyije amuha akanini, ubundi akagira amafaranga ahoraho, hagira imucika akamutera inda leta mushyira umuganga. Namwe baganga muhora munigagura aba bana b'urubyiruko mu buryo butazwi, mu buryo bwihishe. Hari n'aba muzajya munigagura bahwane nazo. Mureke mbasengere murababashe. Ariko sheri ubu nteye ndaho yahumura nyiguteye nta kibazo. Mfite umuganga w'inshuti yanjye ujya unkorera aka kazi urakatsindwa n'Imana yo mu ijuru. Ufite umuganga w'inshuti wirirwa uhubuza minda, maze ejo bundi nukora ubukwe rero ukabona uwo mubana muzajya kuri za ndindagizi z'abahanuzi ngo Imana niguha umwana izabanze kubwira itubanze ujye gukura muri toilette abo watayemo. Twari turi ku kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko, ndi kwigisha urubyiruko kwiha agaciro imbere y'umusore cyangwa imbere y'inkumi. Ndashaka gusengera urubyiruko. Mana ndagushimye kubw'uyu mwanya duhaye amagambo yo guhugura urubyiruko, amaboko y'itorero n'igihugu. Ndabasabira ubwenge, ubuhanga bwo kuba mu isi, kandi mbasabiye kurama, mbasabiye umugisha, mbasabiye gutera imbere, mbasabiye gukomera, mbasabiye gukizwa, mbasabiye gukiranuka, mbasabiye mwami imbaraga no gushyigikirwa n'imbaraga zawe zikomeye. Urubyiruko ni rube ruzima, urubyiruko rwiteho, urubyiruko rurwanirire, kuko bahura n'akaga kenshi. Bafashe babe hafi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana nibaho umugisha. Abatarakora share ni muyikore, subscribe muyikore, mukomeze gutanga n'ibitekerezo mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko. Imana ibaho umugisha.